Bavandimwe inshuti z'umuyoboro tumenye Kristo Umunakize TV, nimugire amahoro y'Imana. Dukomeje guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Dukomeje kwifuriza Pasika nziza kandi tubifuriza umunsi mwiza w'icyumweru cy'impuhwe z'Imana tuzahimbaza ejo, kandi niyo mpamvu tugiye kubagezaho ikiganiro kirebana no kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bw'umwihariko. Nzaharirimba iteka ryose impuhwe zawe nyagasani. Bavandimwe inshuti z'umuyoboro tumenye Kristo Umunakize TV, nimugire amahoro y'Imana. Dukomeje guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Dukomeje kwifuriza Pasika nziza kandi tubifuriza umunsi mwiza w'icyumweru cy'impuhwe z'Imana, kandi niyo mpamvu tugiye kubagezaho ikiganiro kirebana no kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bw'umwihariko. Kuko dusanzwe tubigenza, dutangiza isengesho twiyambaza Roho Mutagatifu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima yo kwemera gukunde, wereze Roho wawe byose bishya ntizabone guhinduka. Dusabe Mana mwisha kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunyurwa nawe iteka ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ikiganiro kirebana no kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bwihariye, tangira tuzirikana ya magambo y'umuririmbyi wa Zaburi, muri Zaburi ya 89 murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 3. Umwanditsi mutagatifu aragira ati: nzaremba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi, umunwa wanjye nzawumarisha ubudahemuka bwawe. Kuko wavuze uti impuhwe zashyizweho ubuziraherezo, ubudahemuka bwanjye bushinze umuzi mu ijuru. Umuririmbyi wa Zaburi ya 89 bivuga neza ko impuhwe z'Imana zihoraho iteka, zashyizweho ubuziraherezo. Koko rero Imana imwe mu butatu butagatifu, Data, Mwana, Roho Mutagatifu, ni nyampuhwe. Pawulo intumwa mu ibaruwa ya 2 yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 1 murongo wa 3, abihamya agira ati: haragasingizwa Imana se umwami wacu Yesu Kristo, umubyeyi w'impuhwe zose kandi utanga ihumure ryuzuye. Iyo tugerageje kuvuga Imana, tuvuga ko Imana ari urukundo, Imana ari umubyeyi w'impuhwe. Kuvuga kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bwihariye ni uko hari umwihariko, ariko ubundi Imana mu kutwishurira atwishuriye ko ari umubyeyi w'impuhwe. Imana idukunda kandi urukundo rwayo n'urukundo nyampuhwe. Impuhwe z'Imana ni ubugwaneza bwayo bugaragarira mu mbabazi tugira z'ibyaha, mu ibambe, mu gusangira natwe ibyishimo ndetse n'ibibazo n'imibabaro, n'ubuvunyi bwayo. Mutagatifu Mama Faustina mu kugerageza gusobanura impuhwe aragira ati: niba urukundo ari igiti cy'ururabo, impuhwe z'Imana ni indabo zera kuri icyo giti. Mbese kuvuga urukundo n'impuhwe ntabwo wabitandukanya. Icyo kigeranyo kiradufasha kumva neza ko tuvuze ko urukundo ari ururabo, ari igiti cy'ururabo, none impuhwe ni indabo zera kuri icyo giti. Imana yatugaragarije impuhwe zayo mu kuturema, mu kuduha ubuzima ku buryo buhebuje. Yatugaragarije impuhwe zayo mu kuducunguza umwana wayo Yesu Kristo. Impuhwe z'Imana zihoraho iteka, ariko ku buryo bwihariye mu kinyejana cya 20 Yesu Kristo yanyujije ubutumwa kuri Elena Kowalska, bita umunyamabanga w'impuhwe z'Imana cyangwa se intumwa y'impuhwe z'Imana. Nk'uko hari indi minsi mikuru cyangwa n'ubuyoboke bwihariye Yesu Kristo yagiye anyura ku batagatifu batandukanye, nako kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bwihariye Yesu yabinyujije kuri Elena Kowalska, ariwe Mutagatifu Mama Faustina. Mutagatifu Mama Faustina iryo zina yarifashe agiye mu muryango w'abihaye Imana, ubundi uzwi nyine nka Elena Kowalska. Yavukiye mu gihugu cya Polonye
mwaka w'igihumbi magana cyenda na gatanu, yitaba Imana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu n'umunani. Abasesengura ubuzima bwe bavuga ko yanywanye na Yesu Kristo ku buryo bwihariye, ku buryo babona ko iyo myaka yapfuye ku myaka 33 kandi akaba ari nayo myaka Yesu Kristo yamaze hano ku isi. Bibonamo ikimenyetso cy'uko ari mu batagatifu baranzwe no kunga umwe na Yesu Kristo ku buryo bwihariye. Yaranzwe n'ingabire zidasanzwe, gukora ibitangaza ndetse no kuba ahantu habiri icyarimwe, n'izindi ngabire nyinshi zidasanzwe Yesu Kristo yamuhaye kugira ngo asohoze ubutumwa bwe. Yavukiye mu muryango ukennye, ariko kandi akaba ari umuryango urangwa n'isengesho cyane, umuryango w'abakristo. Avuka ari uwa gatatu mu bana 10. Ntabwo yize amashuri menshi, ko batubwira ko yize amashuri atarenze 3 abanza. Ku myaka 16 yavuye mu rugo iwabo ajya gukora imirimo itandukanye kugira ngo abone ibyangombwa mu buzima bwe kandi anakomeze anarusheho anagira icyo afasha ababyeyi. Ku myaka 17 nibwo yumvishemo umuhamagaro, cyakoze kubera ibibazo bitandukanye icyo cyifuzo agenda agishyira kure, ariko kugeza igihe Yesu Kristo amubonekeye, noneho afata umwanzuro. Ku myaka 22 Elena Kowalska yinjiye mu muryango w'abiyeguriye Imana, Bikira Mariya w'umubyeyi w'impuhwe, Sœur de Notre Dame de la Miséricorde. Akora urugendo rwo kwiha Imana kugeza akoze amasezerano ya burundu. Mutagatifu Mama Faustina yadusigiye inyandiko yanditse mu myaka 4 ya nyuma, hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda 34 n'umwaka w'igihumbi magana cyenda 38. Iyo nyandiko ikaba yarashyizwe mu ndimi zitandukanye, twavuga nk'ururimi rw'Igifaransa. Inyandiko ikaba izwi nka Petit Journal la Miséricorde divine dans mon âme. Inyandiko iri mu ndimi zitandukanye nk'ururimi rw'Igifaransa. Ubundi kandi tukaba dufite n'amahirwe y'uko iyo nyandiko tunayifite mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Bakaba barayihaye umutwe gira uti akanyamakuru ka Mama Maria Faustina Kowalska, impuhwe z'Imana mu mutima wanjye. Igitabo nacyo mwarakibonye, ukaba mushobora kugisanga ahantu hatandukanye, nko muri diocese ya Kabgayi by'umwihariko ku ngoro ya Yesu Kristo Nyirimpuhwe mu Ruhango. Akenshi iyo nyandiko iyo nyandiko iri mu gitabo kinini, ariko tumenyereye udutabo dutoya dufite umutwe ugira uti kwiyambaza impuhwe z'Imana, Yesu ndakwizera. Akaba ari muri aka gatabo, kakaba ibiri muri aka gatabo byavuye muri kiriya gitabo kinini. Mu Kinyarwanda akaba ari akanyamakuru ka Mama Faustina, impuhwe z'Imana mu mutima wanjye. Iyi nyandiko akanyamakuru ka Mama Faustina, impuhwe z'Imana mu mutima wanjye, ikubiyemo by'umwihariko ibiganiro Elena Kowalska yagiye agirana na Yesu Kristo mu bihe binyuranye. Hakaba harimo inyigisho yagiye azirikana mu myiherero yakoze, harimo amasengesho, harimo none ibyo yagiye azirikana ku ijambo ry'Imana n'ibindi. Elena Kowalska yashyizwe mu rwego rw'abahire ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 4 mwaka w'igihumbi 1993 na Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri. Naho ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 mwaka 2000 Elena Kowalska yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu, none yashyirwa muri urwo rwego na Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri. Kugira ngo ubutumwa bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bwihariye bwahawe Mama Faustina bumenyekane neza, inyandiko yasize mu Kinyarwanda bakaba barabikubiye mu gitabo kizwi nk'akanyamakuru ka Mama Faustina,
iyo nyandiko yasesenguwe mu buryo bwa gihanga n'umupadiri witwa Ignace Rosicky, asesengura nk'uzi teolojiya, adufasha kumva ubwo butumwa Yezu yahaye mutagatifu Mama Faustina. Uyu mupadiri Ignace asobanura ko kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bwihariye kuko Yezu yabihaye Kiliziya anyujije kuri mutagatifu Mama Faustina, aduha uburyo butanu. Ariko kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bwihariye bushingiye ku nkingi ebyiri z'ingenzi, arizo kwiringira Imana no kurangwa n'urukundo rwa kivandimwe. Uretse izo nkingi ebyiri z'ibanze, kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bwihariye nk'uko Yezu yabihaye Kiliziya anyujije kuri mutagatifu Mama Faustina, Padiri Ignace wasesenguye inyandiko za mutagatifu Mama Faustina abikura mu buryo butanu. Ubwo buryo butanu bukaba ari bwo bugize kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bwihariye, mu rurimi rw'Igifaransa akaba ari 5 formes du culte de la miséricorde divine. Uburyo bwa mbere ukubaha ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe. Uburyo bwa kabiri ni uguhimbaza munsi w'impuhwe z'Imana ku cyumweru cya kabiri cya Pasika, kandi nayo mpamvu kuko twateguye iki kiganiro ko turi ku cyumweru, ngubu turi ku cyumweru cya kabiri cya Pasika, ino tariki muri uno mwaka 2026 ku itariki ya 12 kwa tuzahimbaza uwo munsi w'impuhwe z'Imana, umunsi uhimbazwa guhera mwaka 2000 himbazwa muri Kiliziya y'isi yose. Uburyo bwa gatatu ni ukuvuga ishapule y'impuhwe z'Imana. Uburyo bwa kane ni ukubaha isaha y'impuhwe z'Imana, isaa 9 z'amanywa. Uburyo bwa gatanu ni ukwamamaza impuhwe z'Imana. Icyo buri usabwa mu kwiyambaza impuhwe z'Imana ni ukwiringira impuhwe z'Imana no kugirira mugenzi wawe impuhwe. Ni za nkingi ebyiri z'ingenzi zigize kwiyambaza impuhwe z'Imana. Ni ukwiringira impuhwe z'Imana no kurangwa n'urukundo rwa kivandimwe. Reka tugaruke kuri bwa buryo butanu bugize kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bwihariye nk'uko Yezu yabuhaye Kiliziya abinyujije kuri mutagatifu Mama Faustina. Uburyo bwa mbere ni ukubaha ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe. Ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe kuko tuyizi tumenyereye irangwa na ya mirasire ibiri, amaraso n'amazi, ashushanya impuhwe z'Imana. Ayo maraso n'amazi kandi akanushushanya amasakaramentu. Ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe tuzi aho Yezu arambuye ikiganza atanga umugisha, by'umwihariko tukaba tuzi na ya mirasire ibiri, amaraso n'amazi. Iyo mirasire gashushanya akaba ari ikimenyetso cy'impuhwe z'Imana, ariko kandi by'umwihariko amazi akaba, iyo mirasire akaba n'ikimenyetso cy'amasakaramentu, by'umwihariko isakaramentu rya batisimu tubona muri icyo kimenyetso cy'amazi. Amazi kandi n'ikimenyetso cya Roho Mutagatifu, akaba amaraso akaba ari ikimenyetso cy'isakaramentu ry'Ukaristiya, ariko iyo mirasire yombi ikaba ari ikimenyetso cy'amasakaramentu yose uko ari 7. Ni ikimenyetso kandi cya Kiliziya, umugeni wa Kristo, kuko Eva yavuye, Imana yamukuye mu rubavu rwa Adamu, nako Kiliziya umugeni wa Kristo yavuye mu rubavu rwa Yesu Kristo, akaba ari Yesu Kristo akaba ari umukwe, Kiliziya ikaba umugeni. Yesu Kristo mu guha Mama Faustina ishusho y'impuhwe z'Imana aragira ati, kuri iyi shusho mfite indoro nk'iyo nari mfite ku musaraba, mpaye abantu bose urweso bazajya bavomesha ku masoko y'impuhwe zanjye. Urwo rweso ni ishusho yanditseho Yezu ndakwiringiye. Umuntu wese uzubaha iyi shusho ntazahanwa. Ubwanjye nzamurengera nk'aho ari ikuzo ryanjye bwite. Muri iyi shusho nzaha roho z'abantu inema nyinshi.
igomba kubibutsa ibikorwa impuhwe zanjye zibategeka kuzuza, kuko n'uwaba afite ukwemera gukomeye ariko kutarangwa n'ibikorwa, ukwemera ntacyo kaba kumaze. Iyo shusho igomba kutwibutsa ko Yesu Kristo adufitiye impuhwe, ariko kandi duhamagariwe kumwiringira nka Yesu Nyirimpuhwe, nk'umwami w'impuhwe, ariko kandi tukarangwa n'ibikorwa by'impuhwe tugomba kugirira mugenzi wacu, by'umwihariko uri mu kaga udukeneye. Uburyo bwa kabiri, guhimbaza umunsi w'impuhwe z'Imana cyangwa icyumweru cy'impuhwe z'Imana. Yesu Kristo aha Mama Faustina ishusho y'impuhwe z'Imana, ishusho ya Yesu Nyirimpuhwe, yamusabye ko iyo shusho yahabwa umugisha ku cyumweru cy'impuhwe z'Imana, icyumweru cya kabiri nyuma ya Pasika, icyumweru tuzahimbaza ejo ku itariki ya 12. Amusaba ko yasaba Kiliziya ko hahimbazwa umunsi w'impuhwe kuri icyo cyumweru cya kabiri cya Pasika. Guhimbaza umunsi w'impuhwe z'Imana rero akaba ari mu buryo bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bwihariye. Yesu Kristo aragira ati, ntegetse ko umunsi mukuru impuhwe zanjye uhimbazwa ku mugaragaro. Uwo munsi ukomoka mu mutima wanjye nyirizina. Ndifuza ko impuhwe zanjye zihimbazwa ku mugaragaro ku cyumweru cya mbere nyuma ya Pasika. Ndashaka ko uwo munsi ubera roho zose ubuhungiro n'amirukiro, cyane cyane iz'abanyabyaha bakomeye. Kuri uwo munsi, nk'amazi avubuka mu isoko, ubusesekara bw'impuhwe zanjye buzisukiranya nk'inyanja yimena kuri roho zose zizaza kunywera ku iriba ry'impuhwe zanjye. Yesu Kristo atubwira ko ku cyumweru cy'impuhwe z'Imana, cyumweru cya kabiri cya Pasika, impuhwe ze ziba zifunguye nk'amariba zikisesa kuri buri wese, by'umwihariko uwo nguwo uziyambaza. Yesu Kristo atubwira ko icyo twasaba cyose gihuje no gushaka kwe akiduha kuri uwo munsi w'impuhwe z'Imana. Uburyo bwa gatatu kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bwihariye ni ukuvuga ishapule y'impuhwe z'Imana. Yesu Kristo yabwiye Mama Faustina aya magambo agira ati, buri munsi ujye uvuga kenshi ishapule y'impuhwe z'Imana kwigishije. Uzayivuga wese igihe cyo gupfa azaronka inema ikomeye y'impuhwe zanjye. Abasaserdoti bazagira inama abanyabyaha kuvuga ishapule y'impuhwe z'Imana nk'irwe rya nyuma ry'umukiro. Uzayivuga wese, naho yaba umunyabyaha kabuhariwe, kuyivuga rimwe bizaba bihagije kugira ngo aronke inema ikomeye y'impuhwe zanjye zihebuje. Ndifuza guha roho zishyira amiringiro yazo mu mpuhwe zanjye inema zitabarika. Yesu yadusabye kuvuga iyo shapule impuhwe z'Imana kenshi, by'umwihariko kuyivugira umuntu urimo gusamba. Uburyo bwa kane bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bw'umwihariko ni ukubaha isaha y'impuhwe z'Imana, isaa 9 z'amanywa, ariyo saha Yesu Kristo yapfuye kwa gatanu mutagatifu. Yesu Kristo yabwiye Mama Faustina aya magambo agira ati, ku isaha ya 9 ujye wiyambaza impuhwe zanjye usabira cyane cyane abanyabyaha, ufatanye akanya gato maze uzirikane ibabara ryanjye. Iyo saha irongera impuhwe nyinshi isi yose. Nzakureka ufatanye nanjye agahinda k'urupfu. Muri iyo saha ntacyo nshobora kwima roho inyiyambaza yifashishije ububabare bwanjye. Yesu akomeza agira ati, dore nkwibutse mwana wanjye, igihe cyose uzajya wumva inzogera y'isaha ya 9, ujye winjira wese mu mpuhwe z'Imana, uziramye kandi uzihe ikuzo. Witabaza ubushobozi bwazo usabira isi yose, ariko cyane cyane abanyabyaha, kuko icyo gihe ziba ziteguye kwakira roho zose. Kuri iyo saha ushobora guhabwa ibyo usaba byose, wisabira cyangwa usabira abandi. Kuri iyo saha isi yose yagiriwe imbabazi, impuhwe zitambuka ubutabera. Yesu Kristo yabwiye Mama Faustina uburyo dushobora kubaha iyo saha y'impuhwe z'Imana isaa 9 z'amanywa, dusaba ko
mu gihe imirimo bidushoboza ushobora gukora inzira y'umusaraba mu kiliziya, ariko byaba bidashoboka gukora inzira y'umusaraba, umuntu biba bimushoboye akinjira mu kiliziya akaramya impuhwe z'Imana, aramya Yezu Kristo mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya. Ariko kandi akanagira ati niyo bidashoboka uzirikane mu isengesho, niyo byaba akanya kangana urwara, uzirikane impuhwe zanjye Yezu Kristo bivuga kuri iyo saha yatwitangiyeho, yitanzeho igitambo. Yesu yabwiye Mama Faustina ati sabye ikiremwa cyose kubahiriza impuhwe zanjye, ariko wowe mbigusabye by'umwihariko kuko nakumenyesheje byinshi ku iyobera ryazo. Uburyo bwa gatanu bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bw'umwihariko ni ukwamamaza impuhwe z'Imana. Yezu Kristo abwira Mama Faustina aragira ati roho zose zamamaza kubaha impuhwe zanjye nzazirinda mu buzima bwazo bwose, nk'uko umubyeyi arinda umwana we yonsa. Mu gihe cy'urupfu sinzaza nzisanga nk'umucamanza, ahubwo nk'umukiza w'impuhwe. Kwiyambaza impuhwe z'Imana by'umwihariko bishingiye ku kwiringira Imana no kurangwa n'urukundo rwa kivandimwe. Yezu Kristo aragira ati dore uburyo butatu bwo kwamamaza impuhwe z'Imana: mu bikorwa, mu magambo no mu isengesho. Izo nzego uko ari eshatu nizo zigaragaza impuhwe zuzuye. Bavandimwe, inshuti z'umuyoboro Tumenye Kristo Urumuri na Kiliziya TV, Padiri Ignace wasesenguye inyandiko ya Mutagatifu Mama Faustina dusobanura ko hari uburyo butanu bugize kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bwihariye. Uretse ubwo buryo butanu, twakwibuka kandi n'ubundi buryo dusanzwe tumenyereye, ari bwo ibisingizo cyangwa ibisabisho by'impuhwe z'Imana, ndetse na noveni y'impuhwe z'Imana itegura by'umwihariko guhimbaza icyumweru cy'impuhwe z'Imana, icyumweru cya kabiri cya Pasika. Nk'uko twabivuze, Yezu Kristo asaba Mutagatifu Mama Faustina ko hahimbazwa muri Kiliziya icyumweru cy'impuhwe z'Imana, yanamubwiye ko hari noveni itegura uwo munsi w'impuhwe z'Imana. Noveni igatangira ku wa gatanu mutagatifu igasozwa ku wa gatandatu ubanziriza icyumweru cya kabiri cya Pasika. Muri uno mwaka iyo noveni yasojwe kuri uno wa gatandatu ku itariki ya 11. Iyo noveni umuntu ashobora no kwifashisha mu kindi gihe, kuko ari noveni isabira roho zitandukanye, roho z'abantu batandukanye, ibyiciro bitandukanye bya roho, nk'uko Yezu yabisabye Mutagatifu Mama Faustina. Kwiyambaza impuhwe z'Imana biturange twese abayoboke ba Kristo, bishingiye ku nkingi ebyiri, arizo kwiringira Imana nyir'impuhwe, ndetse no kurangwa n'urukundo rwa kivandimwe. Twese rero umuhamagaro wacu ni ukuba abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Bifurije icyumweru cyiza cy'impuhwe z'Imana, kandi nkomeje kwifuriza Pasika nziza. Bikira Mariya umubyeyi w'impuhwe udusabire. Mutagatifu Mama Faustina, Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa II, bazina bacu batagatifu, ushobora byose abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nzaharirimba iteka ryose impuhwe zawe nyagasani. Nzaririmba iteka impuhwe z'Uhoraho kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzawamamarisha ubudahemuka bwawe. Nzaharirimba iteka ryose impuhwe zawe nyagasani.
kuko wavuze uti impuhwe zashyizweho ubuziraherezo, ubudahemuka bwanjye bushinze muzi mu ijuru. Nzaharirimba iteka ryose impuhwe zawe nyagasani.